ukayishyiramo gake, urumva ko bigenza, ukayishyiramo gahoro, ukinjiza imbere, ugasubiza inyuma, ugakubita ku ruhande, ugakubita ku rundi ruhande. Murumva atari sawa ako kantu? Ariko mwakumvisha cyanaga muri kukumva. Ngenda umva kancekeje ako kantu. Iyo urongoye n'umugore noneho sasa uzi ngo umugore ndi kurongora arimo arishima cyangwa se ndimo kuvunikira ubusa, uzi guhinga ntugaragaze umusaruro, ntugaragaze icyo wakoze. Nongeye kwirirwa abakunzi ba channel yacu. Kuri uno munsi rero nongeye kuza mbigisha, hari akanyigisho keza nshaka kubigisha numva nanjye kamfashije muri no minsi, kandi muragakunda mwese, mumbabare muze kwihangana mwese mugakunde. Mu by'ukuri hari ikintu cyiza cyane cyiza abagabo nshaka kubakangurira, kandi icyo kintu nanjye nshobora kumva ko ari cyiza. Bakunzi banjye rero uno munsi ndashaka kubigisha ukuntu warongora umugore. Ese mbaza ngo ubigenza ute? Sibyo? Ndumva muhise mugira amatsiko, ndumva muhise muvuga ati mbega ikiganiro. Ndashaka ko amaso muyahanga kuri aho ngaho mundebe uko ubigenza muri make, kugira ngo aryoherwe nawe uryoherwe. Ntago ameze nk'ababandi uzawita oya, ahubwo urabanza ukagenda gahoro gahoro, warangiza wenda uri kumukarisa, ufite uburyo bwawe uri kubikoramo, ariko ukayishyiramo gake. Urumva ko bigenza? Ukayishyiramo gahoro, ukinjiza imbere, ugasubiza inyuma, ugakubita ku ruhande, ugakubita ku rundi ruhande. Murumva atari sawa ako kantu? Ariko mwakumvisha cyanaga muri kukumva. Ngenda umva kancekeje ako kantu. Warangiza noneho araryoherwa, kandi nawe mugabo uraryoherwa, turiya tuntu turaryoha. Warangiza sasa rero ugiye mu gikorwa nyamukuru, gikorwa cyatuzanye. Gikorwa cyatuzanye nakubwiye ngo twazanywe n'igikorwa. Wamara kuyinjizamo ugakubita, wamara gukubita ugasubiza inyuma, wamara gusubiza inyuma noneho ukaza gukubita impande zombi, imbere inyuma, impande. Bya bintu noneho birushaho kuryoha, na wa mugore urimo kurongora akaryoherwa, nawe ubwawe ukumva uraryohewe, nawe mugabo ukaryoherwa, nawe mugore akaryoherwa, mwese mukishima mukanezerwa. Kandi burya biba byiza cyane iyo urongoye n'umugore noneho sasa uzi ngo umugore ndi kurongora arimo arishima cyangwa se ndimo kuvunikira ubusa, uzi guhinga ntugaragaze umusaruro, ntugaragaze icyo wakoze. Ntuvuge uti uyu munsi baranshima, nahinze nagaragaje ubuhinge. Niyo urongoye nawe ukarongora umugore utameze neza, cyangwa nawe ukarongora nabi, ntago uba ugaragaje icyo wakoze. Ubwo rero bakunzi bacu, nkaba mbasaba cyane cyane abagabo, nimwe ndi kubwira, utagira ngo hari umugore ndi kubwira. Oya, ndi kubwira abagabo. Abagore twebwe tubizi ko ibyo tugomba kubikora kuko ziba ari inshingano zacu. Oya, ntago ari uko nguko mu muco wa Kinyarwanda, ntago ari uko biba bimeze. Ubwo rero icyo kintu ni cyo umunsi numvaga nshaka kubasangiza. Bakunzi banjye bankurikiye, bakurikiye ikiganiro cyanjye, bagabo mwigishije iri somo, nizere ko mwafashe uko babigenza. Ejo mutazansebya, batazabambwira ati ngo nawe arigishije, ngo barase wigishije iki. Muramenye ntimuzantengu. Murakoze rero kunkurikirana, ndabakunda cyane, kandi cyane 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 rwose. Murakoze.